Baje kubasuhuza by'umwihariko abantu mwakoze subscribe kuri channel yacu ya Teacher Jonas. Suhuje nawe mushyashya ukigera kuri channel bwa mbere kuri uyu muyoboro wacu. Aha tuganira tukanungurana ibitekerezo ku iterambere ikoranabuhanga. Tukavuga no ku basitari bagiye batandukanye hirya no hino. Mwibutsa ko amazina yanjye nitwa Jonas. Channel yanjye yitwa Teacher Jonas. Ingingo y'uyu munsi iragira iti: ese niki twakora kugira ngo twikure mu bukene tugere mu iterambere? Iki kiganiro kirakureba, waba warakize, waba utarakize, waba uri kwishakisha, waba utari kwishakisha. Nagira ngo wumve iki kiganiro paka kirangiye, kuko kirimo inyigisho nyinshi zirakugira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kandi ndagushishikariza kujya ureba ibiganiro twagiye dukora aha umunsi ku wundi kuri channel ya Jonas. Ni ibiganiro byigisha, ibiganiro biganisha ku iterambere, n'ibiganiro byerekana how to, uburyo wakora ukoreye online. Uyu munsi tugiye kureba ese ni gute wagana mu iterambere, ukava mu bukene ukagera mu bukire. Welcome, niwe bwa mbere ugeze kuri channel, nibwo bwa mbere unyumvise. Amazina yanjye nitwa Jonas. Reka dutangire. Nk'ibisanzwe mu buzima tubaho, tukavuka, tugakura, tugakora, tukiga, tugakora kugira ngo tubeho, tugatera imbere. Ariko hari igihe rimwe na rimwe tuvukira mu miryango ikennye, amahirwe yo akaba ari ntayo, akaba ari make cyane ku ijana. Ese niki twakora nk'abantu wenda twavukiye ahantu mu mahirwe make, ahantu tutabasha kubona ubwo bushobozi bwaduteza imbere? Nk'umuntu wavukiye ahantu atabasha kubona ubwo bushobozi bwamuteza imbere, cyangwa atabasha kwaka amafaranga iwabo ngo bayamuhe ngo yiteze imbere akiri umuntu w'umusore, dore ikintu cy'ingenzi ugomba gukora, wa muhungu we, wa mwana w'umukobwa we, niba wicaye nta kintu urimo urakora, dore ikintu ugomba gukora. None ahangaha ndabizi ko ushobora kuba wenda ufite ibihumbi 300, 500, miliyoni. Ese watekereje ku mushinga wakora ukaguteza imbere? Start business. Start business ni entrepreneurship. Turabyiga, barabyigisha mu mashuri, uburyo how to start business, uburyo watangira business. Ndatekereza iki ni igikorwa cyoroshye ku muntu ufite amafaranga, ariko ku muntu udafite amafaranga iki gikorwa kiramukomerera cyane kandi mu buryo buziguye bunagaragara. Ikintu wakora nk'umuntu ushaka iterambere mu buzima bwe, ukaba ufite ibihumbi 100, 200, 300, shaka business wakora muri ayo mafaranga ikakugira akamaro. Ese ushobora kwibaza ati ni izihe business nakora? Ushobora kwifata ukajya ucuruza imyenda. Hera ku myenda 5 ucuruza, imyenda 10, imyenda 20, niko uzagenda wunguka. Imyenda 30, imyenda 40, uko niko ugenda wunguka imyenda 50. Wowe ugenda urangura imyenda 10 ucuruze imyenda 20, imyenda 50, ugenda uzamuka. Uko business yawe igenda izamuka, iko nawe ugenda ugira amafaranga menshi mu mufuka, ukazarangurira icyarimwe, kandi warabanje kuba umuntu wasitaragorinze. Buriya biragora ko wahiga amafaranga wamara kuyabona ukayaterera inyoni,
ni ibintu bidashoboka. Buriya amafaranga yakuvuye mu ntoki zawe, biragoye ko wayaterera inyoni, biragoye. Njyewe nkanjye reka wenda nitangeho urugero, kugira ngo njye kuba successful mu buzima, natangiriye ku busa, nkajya nkora byanga, nkasubira inyuma, ariko kubera kudacika intege, umurava w'Imana, nakomeje guhatana. So nawe wakomeza ugahatana. So ukwenda ukavuga ati ntireka njye kwiga gukora isambusa, ibiraha, ubona ni umushinga, ugashaka inzu ukabicururizamo, cyangwa se ukarangura avoka aho wicaye ukazicururizaho, dore ko zinagira n'abakiriya. Cyangwa se ni kuvuga ku mwana nyine w'umukene utabona ubwo bushobozi. So umwana w'umukene utabona ubwo bushobozi, icyo usabwa ni ugutinyuka. Ikintu cya mbere usabwa, tinyuka ukore, kandi ntuzategereze ko niba nta bufasha ufite hari umuntu uzabuguha, wewe wenyine. Umugabo arigira, yakibura agapfa. So ese urabyumva ute? Urabitekerezaho iki? Nihe nama wagira urubyiruko muri comment, nk'umuntu wabaye successful, nk'umuntu wabigezeho, wowe wabigezeho, nihe nama wagira umusmall creator nyine, umuntu ugitangira, wamugira nk'iye nama? So mudufashe muri comment hasi, mudufashe. Ubu tugiye kujya dukora ibiganiro byungurana ibitekerezo ahangaha kuri channel. So kandi mujye muza mukurikire iyi channel yacu umunsi ku wundi. So reka wenda tuvuge ko uyu mwana w'umukene afite amafaranga makeya, 10,000, 20,000. 20,000 ni byinshi ku muntu ushaka gufonda ubuzima, ku muntu ushaka kubutangira. Wowe icyo usabwa ni ugukora saving. Amafaranga yose ucuruje ugakuramo ayo kurya make, andi ukayasavinga, ukayashyira wenda ahantu runaka. So ndikumva ni byinshi cyane tuziga. Wowe munyereke ko iki kiganiro mugikunze, mucyitayeho. Ndabibwirwa nuko mwakoze subscribe, like, mwanditse na comment. So nibyo biri bumfashe kuba nabagezaho ikiganiro agikorana umutima mwiza, ushaka motivation and speech. Bizo birakota. Reka wenda tuvuge kuri wowe, umuntu ufite amafaranga, wageze mu iterambere, atari byandi byo gushakisha. Ese niki wakoresha amafaranga yawe akakugira akamaro igihe wayabonye? Benshi hano niwo mugwira mu mutego, ugahita ubarangiza, ugasanga musubiye mu bukene, ugasanga musubiye mu bihombo. Uyu mutego urabarangiza cyane, kugira ngo uwumve neza witonze. Ubundi ubonye amafaranga, mbere na mbere ikintu ukora, ntago ubura agahuguka mu mutwe, ukijagaraye mu mutwe, utekereza ngo ese nyakoresha iki. Ntago uba ufite plan y'ikintu ugiye kuyakoresha uwo mwanya. Ariko umva inama nziza cyane, fata amafaranga yawe uyajyane kuri konti, uyashyireho, ubundi hashire iminsi 2, wenda ufite 5,000,000 arizo wagurishije, kuraho 1,100 byonyine, bisigarane mu nzu yawe. Andi 4,900,000 ubijyane kuri konti yawe, ubishyireho. So nurangiza uba ukoresha iryo 100, andi uyatekerezamo umushinga wayakoramo. Byumve neza witonze. Hano hari abantu bashobora kugira ngo wenda ibi ndi kuvuga birapfuye. Hoya, ni ibintu byiza kandi byizewe, bifasha abakire bamwe na bamwe bisobanukiwe, bazi icyo gukoresha amafaranga icyo ari cyo. Iyo ugifata amafaranga wenda nk'ay'isambu, hari igihe we yafashe aribwo bwa mbere
menshi, ugasanga urajagaraye mu mutwe. Umva ikintu cya mbere ugomba gukora kandi ucyumve neza, ugishyire mu mutwe, iki kizakugira akamaro nugikora. Ujye uyafata uyajyane kuri konti, utekereze ikintu cyo gukora. Wenda reka tubare gufasha icyumweru cyo kuyajyana kuri konti, ari kuri konti uri kurya iryo jana watoyeho. So umva ikintu ugomba gukora muri icyo cyumweru. Ugomba gutekereza ati se hari ikibanza cya miliyoni zingahe nagura ahantu runaka kikanteza imbere? Hari ikibanza cya miliyoni zingahe nagura ahantu runaka kikanteza imbere? So icyo kibanza nukibona, urebe niba kiri ahantu heza, niba cyazabyara inyungu, niba cyazunguka, ugenda ukigure miliyoni wenda nk'eshatu. Ubwo usigaranye 1,900. 1,900 nk'umuntu w'umuhanga ntago ahita ayirya. Iyo ufite aho kuba, ufite aho utuye, umuntu w'umuhanga ntago ahita ayikoresha ibikorwa biyamara, ahubwo we ayagumisha kuri konti. Undi aho muri aho ngaho yaguze agashyiramo inzu ya miliyoni 1. Wenda inzu ya miliyoni 1, so inzu ntoya yishyuye wenda nabara ashatse icyangombwa cyangwa se yishyuye abayobozi, ashyiramo inzu ya miliyoni 1. So akaba atuje, inzu akayikodesha, agashyira imyaka 10. Bashobora kwita baguha wenda miliyoni 30 imyaka 10 ishize cyangwa imyaka 5. Urumva iyo ni inyungu uri kongera, uri guteganyiriza ahazaza hawe. Ikumva icyo gisa nkaho cyumvikanye. So reka tujye ku kindi cya kabiri. Ikindi cya kabiri, umuntu wabonye amafaranga ye, uba ugomba gutekereza ibintu biri strong, bikomeye, bizagira inyungu ahazaza, aho gutekereza ibintu bizagira inyungu uwo mwanya. Wapi, tekereza ibintu bizagira inyungu ahazaza, kandi bizagira inyungu famiye yawe, urubyiruko na leta. Nufite amafaranga yawe ngo tuyasesagura uyajyane mu kabari. Niba uri umuntu w'umugabo cyangwa umusore, ugurire igitsina gore. Reka nk'ibiri akabanga buriya mu buzima, igitsina gore, umugore utari uwawe mu buzima ntabwo yakugira inama, ahubwo agufasha kurya amafaranga yawe, agufasha kumara ibyawe, ntago agufasha gusevinga. Buriya umugore wawe ntago yakurya kuko abazi ko n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi muzakena, ariko umugore utari uwawe niga arakurya. Umugabo utari uwawe nuko aba barya ibyawe. So rero ntukajye gufata amafaranga yawe uyategeze inshuti mbi, cyangwa ujye mu kabari ugurira abantu. Kugurira abantu simbyanze, ni byiza, ariko jya uteganya amafaranga. Wenda niba ari mu bihumbi 100, ntubijyane byose, ujyane wenda nk'ibihumbi 10, ugende ugura izo nshuti zawe utahe. Dore ko iyo umugabo agiye mu kabari ashobora no kuva yataguze inzoga bitewe inshuti ze yahuriyeyo nazo zikamugurira. So umwanzuro wa nyuma kuri kino kintu cy'iterambere mu rubyiruko, mu bantu bakuze. Buriya hari abantu bakuze nabo bataratera imbere, bitwa ngo bateye imbere ariko bataratera imbere. Hari ikiganiro nkunda gukurikira cy'umuhungu bita Swagabendo, aba muri Amerika. So abarimo abwira abantu buryo mu Rwanda hakiri abagabo bumva ko bateye imbere ariko bataratera imbere. Nawe kura mu mutwe, ugira ibitekerezo bizima. Niba ushaka kuvugana nanjye, hamagara kuri 07 35 91 2939. Urahamagara umbwire ikintu nazakugiraho inama. Niba ushaka gutera imbere, nagufasha kugira inama ugatera imbere. Ndabakunda cyane.
reka duhurire muri comment, andika comment, ukande like, ukande subscribe, sharing iki kiganiro.